shimwa Yesu, shimwa Yesu wadupfiriye. Amaraso yawe arakomeye, amaraso yawe ni meza. Haleluya. Ikomeye misi abizera, ezezidahagarapi, urawinzandiko z'imigenzo mayashimareza. Amaraso ya Yesu, Haleluya. koze ikintu gikomeye mw'isi y'abizera, yejeje ibyaha byayo, urawinzandiko z'imigenzo mayashimareza. Yankuye urubanza n'urubanza twisanzemo, turabana we ashimwe. Yesu shimwe, wankuyeho umuvumo. Haleluya, wankuyeho umuvumo Yesu w'ibyaha. Ubu ndi umwana wawe, twarababariwe. Shimwa Yesu iki gitondo. Amaraso ya Yesu aduhindurira izina, amaraso ya Yesu aduhindurira mwami imibereho, imico igahinduka, imibereho yacu igahinduka. Amaraso ya Yesu atugarura mu rugo kwa data. Twari kuri iyo ngiyo kure, turi abanyabyaha, ariko amaraso yawe Yesu aratugarura. Ubu ndi umwana wawe. Yesu araza, Yesu ndagukunda. Aramanuka, yamanuka, aramanuka. Yesu waraje, manuka, aramanuka, araza we. Yesu shimwe, muzanye kwegari mu nzira. Yesu waje ukora icyakuzanye. Yesu yaratsinze. Haleluya. Oya nukuri Yesu yaratsinze. Cyamuzanye ntiyagitaye mu nzira. Nukuri Yesu yaratsinze. Cyamuzanye ntiyagitaye mu nzira. Nukuri Yesu yaratsinze. Turabana be bazi inenge, abana be bazi inenge. Amena. Imana ishimwe kubwo kuramya Imana, tukanezererwa Imana, tugashyira Yesu hejuru. Ni ubuntu bukomeye cyane. Uyu munsi rero turahagarara mu Efeso 2:3 kugera kuri 4. Efeso 2 igice cya 2 murongo wa 3 tugere ku wa 4. Aravuga ngo natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu yishakira, kandi ku bwa kavukire twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. Ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi kubw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Amena. Umwami wacu ashimwe, umwami wacu asingizwe kubwo kuduhindurana bazima na Kristo.
ibyaha ni bibi, icyaha kirica, ariko turashimira Yesu waje kugira ngo adukureho icyaha, kugira ngo adukureho imigozi y'icyaha, kugira ngo adukureho umuvumo w'icyaha, kugira ngo adukureho ibihano by'ibyaha, kugira ngo adukureho urubanza rw'ibyaha. Haleluya. Ngo natwe twese twahoze turi abo dukurikiza ibyo kamere yifuza. Hari ibyo kamere yacu ibishaka cyangwa se iba yifuza, hari ibyo kamere yacu iba ihagurukiye gushaka, tugakora ibyo yifuza. Ariko abari muri Yesu ntabwo tuba tugitwarwa na kamere, abari muri Yesu ntabwo tuba tukigendera muri kamere, ahubwo turwana intambara yo gukiranuka, turwana intambara yo kunesha icyaha, turwana intambara yo kuzibukira icyaha, turwana intambara yo kuva mu cyaha. Ngo kandi ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya. Ni ukuri ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya, icyaha cyarinjiye ku bw'Adamu, umuntu barakivukana, uretse ko iyo umuntu yakiretse umwami n'umukiza ababarirwa, kikamuvaho akihana. Umuntu iyo yemeye kwihana, umuti w'icyaha ni ukukihana, ni ukucyatura ukakihana, umuntu akakihana, umuntu akakizibukira, akakireka, agafata umwanzuro ukwiriye wo kumaramaza gukizwa. Ubwo bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Imana idutabare, Imana iturengere, kandi turashimira Yesu wadukuyeho kavukire z'ibyaha, uyu munsi tukaba turi abana b'Imana. Ngo ariko Imana ko ari umutunzi w'imbabazi, imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana nizo zadutabaye, imbabazi z'Imana nizo zadukuye iyo ngiyo muri kavukire y'ibyaha, imbabazi z'Imana nizo zadukuye mu buretwa bw'ibyaha, imbabazi z'Imana nizo zadukuye mu muruho w'ibyaha, imbabazi z'Imana nizo zadutandukanije n'ibihano by'ibyaha. Imbabazi z'Imana zigenda zikora umunsi ku munsi iyo twemeye kwihana tukakira imbabazi z'Imana. Yaduhinduranye bazima na Kristo, abemeye kwihana baba bazima hamwe na Kristo. Biraka amaraso Yesu aratwoza akadutunganya. Haleluya. Yaduhinduranye bazima na Kristo. Reka dusenge uyu munsi, ubwira Imana ngo Mana, hari ibyaha ugikora, ubirebe, ubwira Imana ngo Mana, ibi byaha ubyihane, ubyihane uko Kristo ari hafi kugaruka, ubyihane, wemere imbabazi z'Imana zikugarukeho, kandi wemere agutunganya, guhindure muzima, ko icyaha kirica. Icyaha, uyu umuntu ari mu byaha, ni ukuvuga ngo aba yegereye urupfu, urupfu ruhoraho, umuntu akazapfa, akazashya ubuzima bwe bwose. Ariko iyo twemeye kubyihana, duhunga umujinya w'Imana, kandi tugahunga n'urupfu rw'iteka. Ubu rero turi mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cy'ubuntu. Intebe y'ubuntu iracyariho. Uwo twavutse ku ngoma y'ubuntu ni umugisha ukomeye, ni umugisha utagereranywa, ni umugisha uhambaye. Ndakubwira ngo ihane, ihane, emerera Yesu. Ubusigisigi bwose bwari busigayemo, ihane, fata umwanzuro. Hari imyanzuro, hari ibyaha tuvuga ngo iki ngiki gifatiye umwanzuro sinzongera kugikora, kuvuga ngo iki ngiki gifatiye umwanzuro kimvemo burundu, iki ngiki gifatiye umwanzuro ndahindutse. Umuntu agafata decision yo guhinduka, ko gukizwa no guhinduka. Niba umuntu uvuga ngo urakijijwe utarahindutse, ntacyo bimaze. Ngo tukuboneho imbuto, tukuboneho ibintu bizo, tuvuga tuyu muntu koko yarihanye, yarahindutse. Ibyo rwose ni ukubeshya, uri muri ibeshya. Kwihana no guhinduka, kwihana no kuzibukira, kwihana no kureka inzira y'ibibi noneho tukajya mu nzira nziza. Ni ukwihana no guhinduka. Imana ishimwe, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Izi imbabazi z'Imana wazemera, wakwemera kwihana, wakwemera guhinduka, wakwemera kubireka, uyaduhinduranye bazima na Kristo, ukaba muzima muri Kristo. Reka wisengere, reba ibyaha ugikora, reba ibyaha bitarakuvaho, reba ibyaha ukigendana, reba n'ibindi uri kugenda wishyiramo. Ibyo byaha byose byihane, emerera Yesu, emerera Yesu, emerera Imana, emera uhinduke muzima mu izina rya Yesu. Wozwe mu maraso ya Yesu, utunganywe mu maraso ya Yesu. Haleluya. Ushobora kuba uruhijwe n'ibyaha, unaniwe,
wakwemera ukabyatura ukihana. Iki ni igihe cyiza cyo kwihana, iki ni igihe cyiza cyo kugarukira Imana. Garukira Imana, wisubire inyuma mu byaha, wisubire inyuma, garuka winanirwa, garuka wicogora. Yesu aracyarateze ibiganza, yongera guhindure muzima, yongera koze, yongera gukureho isaya, yongera gutabare mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Elishadayi turi hano, Mana ishobora byose, imbabazi zawe ni nyinshi, ni igisagirane. Imbabazi zawe ni nyinshi, n'ubuntu bwawe ni byinshi Mwami kuri twe. Turasenze Mwami, turihannye iki gitondo, uyu munsi wacu Mwami, tugende twongere twitekerezeho. Buri saha y'uyu munsi twitekerezeho, twongere twisuzume, turebe ibyaha byari bikituriho, turebe ibyaha tugikora, tubyihane Mwami. Abanyabyaha uyu munsi bihane, abanyabyaha bazibukira, abanyabyaha babireke, abanyabyaha bari barabigize umwuga, ibyaha bari barabigize iki, ibyo byose babirekure, babireke, bemere ko Kristo ari umwami, bemere guhinduka, bemere kwicara ku birenge bya Yesu, bozwe, bemere kwakira imbabazi zawe. Ukuri Imana, wowe uri umutunzi w'imbabazi nyinshi, kandi uteze ibiganza. Uracyari ku ntebe y'imbabazi, hari igihe intebe y'imbabazi izavaho. Uracyari ku ntebe y'ubuntu, hari igihe intebe y'ubuntu izavaho. Reka ubu buntu rero tubuprofite, reka ubu buntu butwuzure, reka ubu buntu bwo kubabarirwa bwomatane natwe, ukorane natwe, ugendane natwe uyu munsi. Ubuntu bwo kwihana, ubuntu bwo kwisuzuma, turebe aho turi kugana mu rugendo, turebe aho intambwe zacu zigeze, turebe, twongere twirebe, twongere twisuzume, twongere tugaruke imbere y'intebe y'ubuntu, twozwe, duhinduke. Kwihana ni uguhinduka, ukizwa ni uguhinduka. Mwami, reka duhinduke rwose. Yo Yesu, n'ubu waza, no mu kanya waza, tumenye ko Yesu uri hafi kugaruka. Ndasenze Mwami, umuntu wese Papa, kugira ngo twongere twisuzume mu mirimo yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho dushyize twisuzume, mu bo tubana nabo twisuzume, mu mikorere yacu twisuzume, mu migenzereze yacu twisuzume, turebe Mwami, kugira ngo twihane, tubabarirwe, twemere imbabazi zawe, twemere guhinduka, uduhindurane bazima na Kristo, mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu bubasha bwa Yesu, mu bushobozi bwa Yesu. Kubw'amaraso ya Yesu twozwe, kubw'amaraso ya Yesu tubabarirwe, kubw'amaraso ya Yesu dutunganywe, kubw'amaraso ya Yesu tube bashya. Urakoze Mwana, ndagushimiye. Buri saha yose y'uyu munsi, yomatane n'imbabazi zawe bwawe, yomatane n'ubuntu bwo kubabarirwa, yomatane Mwami, yo n'ubuntu bwo kugenda twisuzuma, twihana, twireba, twitunganya. Kuri hafi kugaruka Yesu, kandi duprofite iki gihe cy'ubuntu, turonka amahirwe twabonye muri iki gihe cy'ubuntu, twe kuyapfusha ubusa. Urakoze Yesu, ndagushimiye kubw'umunsi uduhaye, ndagushimiye kubw'imbabazi utugiriye, ndagushimiye kubw'ubuntu bwo kutwibutsa kwihana, ndagushimiye Mwami, amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, abari bwihane, abari bwongere kwisuzuma. Garuka Yesu aragushaka, garuka Yesu aragukunda, yongera kuzure, yongera koze, yongera kuhagire, yongera gusukure, ugendana umutima utagucira urubanza. Imbabazi z'Imana ziriho, kandi twibuke ko igihe cy'imbabazi kizarangira. Nahaweho guhitamo inzira nzima. Umuriro uriho, kandi abanyabyaha bazawujyamo. Ijuru ririho, kandi abakiranutsi bazaritaha. Shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza. Wibuke gukora subscribe cyangwa se sabone, sangiza n'abandi. Ndimo ndabwira abantu ngo gira abantu byutsa mu gitondo cya kare kare, gira bukanguye, basenge cyangwa se baze dusenge mu izina rya Yesu. Ku Mana biracyashoboka. Amen.